turabashuje kandi tubaha ikaze muri aya makuru y'aka kanya. Muri aka kanya tugiye kugaruka kuri iki gikorwa gikomeye u Rwanda rwagezeho, rwamuritse ejo hashize, ubwo rwagaragazaga ko hari icyo rwagezeho mu gukora intwaro. Ni ikintu gikomeye cyane gihambaye. Icyo usabwa wowe ni subscribe kugira ngo ikintu cyose gishya cyangwa se amakuru yose mashya ajya kugeraho kandi akugereho ku gihe. Nta mpamvu yo kugira ngo uyoberwe ibigezweho, kandi wagakwiye gufata umwanya muto ukabyumva kugira ngo bibashe kukugira akamaro. Kandi niba hari igitekerezo wadusangiza, ni umwanya mwiza wo kucyandika muri komenti kugira ngo natwe tugire ibindi bishya twunguka kandi twongeramo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ejo hashize nibwo u Rwanda rwamuritse izo ntwaro zikorwa n'uruganda rwa Remiko rwatangijwe mu 2018. Zizabafasha kugira ngo umutekano ukomeze kuba wose. Ni mu gihe kandi Perezida yavuze ko Afurika ikwiye kugira uburyo ikemura ibibazo byayo, igashaka umutekano idateze ko abo mu yindi migabane cyangwa se mu bindi bihugu aribo bazaza kubikemura, ahubwo Afurika y'ubwayo ikicara igafatanya, ibihugu byose bigafatanya kugira ngo bikemure ibyo bibazo by'umutekano muke. Rero iki ni ikintu gikomeye cyane buri wese akwiye guha agaciro. U Rwanda rugenda rukora ibintu byinshi, ibikorwa byinshi, kandi bigaragaza ko hari intambwe rutera nziza, hari intambwe rumaze kugeraho. Niyo mpamvu buri wese akwiye gushyira imbaraga imbere kugira ngo dukomeze turwubake nk'uko bikwiye, dukomeze turuzamure, yaba mu bikorwa bindi by'iterambere nk'iki gikorwa gihambaye bakoze cyo kuba bakora intwaro. Natwe tugakomeza tukarushyigikira mu bindi kugira ngo rukomeze ruzamuke muri byose, mu iterambere rya byose. Ndabashimiye mwe mwese twabanye muri aya makuru. Ni inkunga ikomeye cyane, kandi ni byiza kumenya inkuru nyamukuru igezweho kugira ngo mubashe kujyana n'ibigezweho. Icyo usabwa ni subscribe, like na comment kugira ngo hatazagira